Yes, reka ngwikaze kuri Day to Day TV nitwa Barrexon. Buri munsi kundi tuba turi hano kugira ngo ibintu bibashe gusobanuka ariko tubahereza amakuru agezweho. Aka kanya turi ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11 2022. Turi ku ngoro y'ubutabera ya Nyarugenge, twaje mu rubanza rwa Ishimwe Dieudonné, mwamenye ku izina rya Prince Kid. Ishimwe Dieudonné Prince Kid yatawe muri yombi ku itariki 26 z'ukwezi kwa kane. Ibyo bisobanuye iki? Ibyo bivuze iki? Ibyo bivuze ko ku itariki 26 ejo z'ukwa 11 azaba yujuje amezi 7 ari muri gereza. Yatawe muri yombi azira icyo gihe yarakurikiranywe ibyaha bigera muri 3 harimo gufata ku ngufu, gusambanya ku ngufu, harimo guhoza ku nkeke agamije imibonano mpuzabitsina, harimo gusaba ishimisha mubiri. Ubwo harimo gusaba, hari no guhoza ku nkeke, hari no gufata ku ngufu. Ariko ku itariki ngira ngo 10 na zingahe, reka ndebe neza, yaje gukurirwaho icyaha kimwe asigarana ibyaha bibiri. Icyaha yakuriweho ni icyaha cyo gufata ku ngufu. So uyu munsi Ishimwe Dieudonné cyangwa se Prince Kid turakomeza tubatembereze, nyirago muri kugenda mubibona, tubatembereze hano mu ngoro. Yahageze ari kumwe n'abanyamategeko be, imiryango, inshuti, abavandimwe baje kumureba. Ariko uko byagenze, twageze mu ngoro turicara, abacamanza baricara. Ishimwe Dieudonné Prince Kid muraza kwibona yinjira, agaragara nkaho afite courage nyinshi cyane, bisa nkaho ko yamaze kwiyakira, ariko hari icyo yizeye. Yagaragara asoma impapuro abikurikirana, nta kwiheba situation yari arimo kiragihe. Nakeka ko ubu ngubu ntago ari yakirimo, kuko ku maso ye haragaragara akanyamuneza, bisa nkaho hari icyo yizeye ko Imana ishobora gukora ibitangaza. Abanyamategeko be bagaragaye babikurikirana neza. Turicara turategereza, turavuga ati noneho bya bintu by'umuhezo aka kanya bishobora kuba bitagihari. Umucamanza araza, arinjira. Perezida w'urukiko iyo yinjiye murahaguruka. Twahagurutse tumuha ibyubahiro, avuga ati mwicare. Turicara turategereza, turavuga tuti byanga byakunda bagiye kurusoma duhari, ibintu by'umuhezo birarangiye. Ariko wa mugani w'abantu bavuga bati hari umunyamakuru witwa Mwanafunze utangira ibyegeranyo byitwa sobanukirwa, ariko birangira wacanganyukiwe. Rubanza niko bimaze kumera. Ikintu cyabaye, twicaye, urubanza rutangira bisegura kubwo gutinda ku masaha. Turavuga tuti tugiye kurwumva, byanga byakunda tugiye gutera agasonga bugari, urubanza turi kurikirana. Ariko ikintu cyabaye, umucamanza, perezida w'urukiko yahise avuga ati ikintu tugiye gukora, tugiye no kumva ubuhamya, tugiye kumva ubuhamya bwa bamwe muri za kode. Nicyo kintu kiri cyakozwe uyu munsi, ni ukumva ubuhamya bw'abashinja Prince Kid, bavuga bati byagenze gutya, ibyo byaha byo guhoza ku nkeke, byishimisha mubiri, nibo bari bagiye gutanga ubuhamya. Ubwo ni kode enye zatanze ubuhamya uyu munsi. Turavuga tuti ubu buhamya tugiye kubwumva, tubugezeho abanyarwanda. Ariko nyakubahwa perezida w'urukiko yahise avuga ati muzi n'ikindi, uru rubanza rurabera mu muhezo. Twicaye tuvuga tuti tugiye gukurikirana buri kimwe. Yahise avuga ati nyaboneka abadafite aho bahuriye n'uru rubanza mu mahoro baba bisohokeye. Tusohoka mu mahoro, turavuga tuti nta kundi, ibintu birongeye bijya mu muhezo. Turasohotse tugiye hanze, turategereje. Haza umumama mwiza uvuga neza, aratubwira ati mudufashe mujye muri sale ya 4. Twari turi kumwe na bamwe mu banyamakuru n'ubundi bagenzi bacu n'inshuti n'umuryango wa Prince Kid. Ariko bamwe bakitubwira ati mujye muri sale ya 4, kandi babanje kudusohora hanze, badukuye mu rubanza rwa Prince Kid, bahise barushyira mu muhezo mu buryo tutari tuzi. Muri sale ya 4 tugira ubwoba, twagize ubwoba. Avuga tuti
iyo sare ya kane mutujyanyemo aho ngaho ni mwaba mugiye kudufunga. Bamwe mu gutebya bajokinga bavuga batariko muze no kuduhereza agafunguzo mutaza kuhita mukinga. Twabanje kwanga bamwe abandi baragenda muri sare ya kane bavuga atari cyo dushaka kubabwira ntabwo twari tuzi biri kuvugirwamo. Twebwe twagumye hanze kuko ubwa mbere uwo mama yaje atubwira neza nadusekera bisa nkaho nyine ari kudusaba bwari ubusabe. Nyuma yaho ariko yagarutse avuga ati noneho ni itegeko ko mujya muri sare ya kane. Sare ya kane guys twagiyemo bamwe dufite ubwoba ariko twasanze ari byiza. Twasanze umugabo w'umunyamategeko nawe ushobora kuba ari umucamanza. Ubwo cyumva umuntu ari umunyamategeko bumva ko ari ikintu cyabo baba bafite aho bahuriye. Turagenda turicara abanyamakuru nshuti ryango wa Prince Kid dusanga na amahoro muri sera kane badushakiraga amahoro tangira kutwigisha uburyo ki abanyarwanda mbere batitabazaga amategeko cyane ahubwo babanzaga ubwumvikane kugira ngo ibibazo bikemuke mu mahoro. Tubwira uburyo ki buri amategeko cyane twayakomoye muri Bibiliya harimo umurongo uvuga ngo ijisho rihorerwa ijisho kurindi iryinyo kurindi iron eye teeth on teeth. So tubwiye inyigisho nziza nangira no kumva ni byiza cyane. Navuga ibintu ni byiza kuba basigaye babona ko bagomba no kudushishikariza ko ibyo bibazo hari ibibazo bigomba gukemuka mbere bitagombye kujya hari ya umuntu ngo bamufunge umuntu bamwambika amapingu. Tubona ni ikintu cyiza cyane ikintu gisobanutse. Ikindi kintu yagarutse avuze ati ndi kubona abanyamakuru hano murahari mudufashe ibi bintu mubibwira abanyarwanda mbere nyaboneka yo gutekereza ngo nubwo umuntu yanyambuye ubwo umuntu bigenze gute mubanze muganire ku bintu. Ariko nanone nubwo yatubwiye ibyo bintu hari ibyaha burya biba bitemerewe yuko umuntu abiganiraho. Burya nimba umwana yahohotewe n'ababyeyi mukabyinjiramo icyo gihe ababyeyi namwe itegeko rirabahana kuko muba mugiye gusa nkaho muhishira icyaha. None hari amategeko icyo avuga ari n'icyo uriya mugabo yatubwiraga w'umunyamategeko yatugiragamo inama. Ariko tekereza kabiri buriya nubona umwana we bamuhohoteye nyina w'umuhungu araje nawe mushaka kujya muri deal iyo bigeze muri ribu nawe ufatwa nk'iki nk'umufatanyacyaha wahishiriye icyo cyaha. Biba bisaba ngo bijye mu mategeko bikora iki bica mu nzira nyayo. Ariko reka twigarukiye kuri Ishimwe Dieudonné Prince Kid ari we watumye tuza aha ngaha uyu munsi. Ariko haje n'ikintu gisa nk'aho ari ubuhamya. Abantu benshi baribaza bati ese uru rubanza rwa Prince Kid hazagera igihe kuko ruzasomwa ryari batangaza umwanzuro nyawe like apana kuvuga ngo rwapfundikiwe ejo rurapfunduwe turumva ubuhamya turumva iki uko deal ihagaze cyangwa deal igaragara. Ngira ngo Thierry umuvugizi wa RIB yigeze gutangaza ati hari ibyaha bigoranye kubigenza kuko RIB ikora igenza icyaha igakora n'iryo perereza. Hari ibyaha bigoranye kugenza nk'icyaha cyo kuvuga ngo harimo guhoza ku nkeke. Wibuke neza ko Prince Kid icyaha cyo gusambanya ku ngufu icyo cyo cyavuyeho. Ubwo byanga bikuna Prince Kid ntago yigeze asambanya umukobwa wo muri Miss Rwanda. Cyo tucyumvikaneho nimba yaragikuriweho kandi kikaba cyari mu byaha bitatu yaregwaga. Prince Kid ntago yigeze asambanya umukobwa wo muri Miss. Nta mukobwa yasambanya. Allo kuko asigaranye ibyaha gusaba ishimisha umubiri. Gusaba harimo gusaba hari no guhoza ku nkeke. Gusaba byakanga ugashyiraho pressure ugapushinga ugahoza ku nkeke. Abantu muza ku nkeke reka nabo mbabwire ngo ubwo mwumva iby'abandi bazira tujye tumenya amategeko. No kuvuga ngo rero ubwo Prince Kid ibyo byaha bibiri asigaranye icyo gusambanya cyo cyavuyemo. Ibyo ni ibyaha icyo amategeko ashobora guteganya. Naka kanya nubwo nari umunyamategeko reka mbabwire ko Prince Kid akanyamuneza namubonanye ibyishimo namubonanye ashobora kuba iyo ni prediction, it's a prediction. Ashobora kuba afite 80% ikizere cyuko ibi bintu ashobora kubirokoka.
20% nubwo wumva kari gake kaba kagoranye bura n'ikinini yo kiburaho rimwe ujye umenya ko gishobora gupfa ikintu kizera ariko cyabaye 100%. Ariko uko ngiye nabibonye my prediction uko nabonye Prince Kid mu maso uko yasomaga uko yarebaga buri kimwe afite ikizere mbonye ikizere kingana 80% cyo kuba ibi bintu ashobora kuba yabirokoko. Ubuhamya bwatanzwe buri gutangwa turababwira igihe uzongera gusubukurwa ko isomwa rizabaho rubanza ruracyarimo turacyategereje ni kesi maze amezi 7 n'abantu benshi bategereje icyo ubutabera buzakora abacamanza bazatangaza umwanzuro wabo. Ibyo ni ibintu byose tuzagenda dukurikirana hano kuri Day to Day TV. Cyo gusaba cyo mubwira nuko ugomba gukora subscribe ugakora share kugira ngo ugakora na like kugira ngo ibiganiro byacu buri munsi tuba dufite ibintu byiza hano kuri Day to Day kugira ngo ujye ukurikirana ibintu byacu kandi neza. Nitwa Seborexon rendezvous reka nubundi giba buri munsi nkuko izina ryacu risobanura Day to Day umunsi ku wundi tuba turi hano. Rendezvous ni buri munsi bw'igihe cyose turi kumwe kandi igihe cyose tuba tugomba guhorana. Reka ngushimire komeze mwifurize ibihe byiza mwifurize impera nziza z'umwaka dore tugiye kujya muri 2023 tuzabere umwaka mwiza cyane uzatubera umwaka w'amata n'ubuki twitware neza kagahe gasigaye amezi 2 yasoza umwaka hari igihe bijya bibazo. Anyway twitware neza kugira ngo uyu mwaka tuzawusoze neza ibintu bizagende neza. Nitwa Seborexon kangushimire bye.